Mwiriwe mwese, nitwa Rebecca. Nkuko mubizi mu Rwanda habaye icyorezo cyitwa coronavirus. Igihugu kiri kudukangurira kuzatwoga intoki kugira ngo turinde n'abandi. Ubu ngubu ngiye kubereka uko mwoza intoki neza kugira ngo iki cyorezo mugikumire. Mugomba kwanza mugafungura amazi, mugatosa intoki neza, ubundi mukafunga kugira ngo amazi mutapfusha ubusa. Ubundi mugafata isabune mukayisiga neza cyane kugira ngo haze urufuro. Ubundi mukagomba gutsirita ibiganza byanyu hamwe mukabigira neza. Ubundi mwamara kwitsirita mugomba koza hagati y'intoki kugira ngo naho ntihagire imyanda isigaramo. Mwamara koza hagati y'intoki, koza inyuma y'ibiganza hose mukahasiga neza isabune. Ubundi mukoza imitwe y'intoki, inzara mukazikuramo imyanda yose yabirimo. Mwarangiza mukoza hagati ku gikumwe, abantu benshi barahibagirwa. Koza ku gikumwe neza, ubundi koza mu bujana hano. Mwarangiza ibyo byose mugafata amazi yanyu nanone, ubundi mukiyunyuguza kugira ngo isabune iveho neza. Ubundi mufate igipapuro kugira ngo mufunge robine cyangwa aho amazi yanyu muyavana, kubera ko mwakoze kuri robine mutaroga intoki kugira ngo mutongera gufata imyanda. Ubu ngubu mugomba guhanagura intoki neza, amazi yose akabavamo. Ubu ngubu mufite intoki zisa neza, mwese muzajye mubikora kugira ngo mwirinde mwebwe nabo mwese mubana. Murakoze.